indirimbo 5 z'ibihe byose mu mateka y'u Rwanda mu njyana ya hip hop. Izo ni izihe? Zakozwe nande? Kuko izabaye hit z'ibinyejana? Mbere yuko mbigusobanurira neza, verify first niba wakoze subscribe kuri Hot World Entertainment. Ntibisanzwe ntago ntinda, reka mhere ku ya 5. Turasanga Customer Care. Iyi yakozwe na Bulldog. Ni indirimbo imaze imyaka irenga 13. Abazi Buda muri Guma Guma, iyi hit yakoze amateka ndetse abafana benshi bakunda hip hop icyo gihe bemeje neza ko Bulldog ariwe muraperi wa mbere mu Rwanda. Gusa ntibyatinze, haje iyitwa Abo Turibo. Ku mwanya wa 4 ni ya Riderman, Abo Turibo. Ni hit ya Kasamutwe, rap nziza cyane ikozwe muri style ya crank. Iyi nayo yubatse ibigwi muri uyu muziki w'u Rwanda, ndetse imihanda myinshi ya Kigali wasangaga urubyiruko nta kindi kibari mu matwi usibye Abo Turibo ya Riderman. Gusa kandi ntago byatinze, Jay Polly nawe yaravuze ati reka nanjye mpaziture. Nawe yasohoye indirimbo yitwa Umupfumuzwi. Iyi nayo imaze imyaka irenga 13. Umupfumuzwi ni imwe mu ndirimbo zafunguye amarembo ya Jay Polly. Abenshi mu Rwanda bakemeza ko ari umuhanzi udasanzwe, umuraperi wa Kasamutwe, ndetse ushobora kuzafatwa nk'uw'ibihe byose. Ibi byatangiriye kuri izi ndirimbo nk'Umupfumuzwi, Umucakara w'Ikaramu ndetse n'izindi. Gusa ku mwanya wa 3 tuhasanga Umupfumuzwi. Naho iya 2 nayo ni yitwa Igitangaza. Ni indirimbo ya Kasamutwe yakozwe na Riderman. Ubwo Riderzo aheruka gutwara Primus Guma Guma Superstar, kimwe mu bihembo byabayeho mu muziki w'u Rwanda, ndetse nacyo cyonyine cyabayeho gikomeye kurusha ibindi byose byatangiwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ndirimbo Igitangaza yamuciriye inzira ndetse no kwemeza ko Riderman ariwe muhanzi wari ugezweho icyo gihe w'umuraperi urenze cyane kurusha abandi bose. Dore Igitangaza, dore uburanga burenze burangaza, dore umwana ukeye, dore umwana uhiye, dore umwana ashya. Nicyo ndirimbo yavugaga muri chorus. Naho ku mwanya wa 1 ni indirimbo ya Jay Polly, Ndacyariho Ndahumeka. Iyi ni indirimbo nziza cyane irimo verse abazwi nk'abasaza, urubyiruko, abagore, abakecuru ndetse n'iyonka n'ivuka byose bizi iyi ndirimbo Ndacyariho Ndahumeka. Muri iyo myaka za 2012-2013 yakoze amateka atangaje. Izo ni indirimbo 5 za hip hop mu Rwanda zizwi neza ko ari iz'ibihe byose zakoze amateka, ndetse kuzisimbura bizagorana. Depa 250 niko nitwa. Aha ni kuri Hot World Entertainment. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe.